reka mbabwire ngo iki ni igice cya kabiri kivuga ku moko y'inkwavu kugira ngo dusobanukirwe twihitiremo tunamenye ko hari ubundi bwoko bw'inkwavu bwinshi twari dusanzwe tutazi kandi twakiyororera kugira ngo dufashe kongera umusaruro mu bworozi bwacu bw'inkwavu nk'uko twiyemeje korora kinyamwuga. Aha ngaha ubworozi tugiye gutangiriraho ni Giant Chinchilla. Aha ngaha hari ubundi bwoko twavuzeho mu gice cya mbere bugiye kumera nkabwo. Gusa aha ngaha hono hayongeramo ijambo Giant Chinchilla. Noneho ikindi bitandukaniyeho, aha ngaha ho nuko runo aba ari umukara cyane ariko ubwo ngubwo bwa American Chinchilla bwo ntabwo aba ari umukara, ntabwo ruba umukara cyane. Urumva ko niho bigiye gutandukanira. Ikindi ahantu bitandukaniye ngo nuko rubyara abana hagati ya 5 n'10 ariko uru nguru rukaba rubyara hagati y'abana 5 n'8 ariko urumva nabwo ni ubworozi bwiza cyane. Aha ngaha zipima ibiro 5 na 7 ku bantu bakorora inkwavu z'inyama. Ubu ni ubworozi bwiza cyane nabahitiramo rwose kuko kugeza kuri ndizera neza ko ibi biro 7 ni inyama nyinshi cyane ni ku kwavu. Ndizera neza ko nabo bagufasha kuba wagira indi mitekerezo kumva ko warukunda. Ku mwanya ukurikira bagwita creme d'Alger. Ubu ni ubwoko butamenyerewe cyane kuko ntabwo bukunze kugaragara cyane, gusa ku muntu wabubonye ni ubworozi bwiza cyane kuko rubyara hagati y'abana 6 n'8. Urumva ko ni ubworozi bwiza bugaragara ko bubyara abana nanone batari bake kuko haza umwihariko wo kuba rubacutse. Ibiro zipima ibiro hagati y'ibiro 4 na 5. Urumva ko nabwo ntabwo ari ubworozi bubi, ni ubworozi nyine umworozi wese yakishimira kuba yakorora. Aha ngaha ikindi rugaragara nabwo mu mabara agiye gusa n'umukara, ikindi harimo n'umweru. Numvikana ko nguru ureba ku mashusho wahita urubona neza ukuntu rumeze. Ubundi bwoko babwita Cinnamon. Urumva nabwo bugombere kuba ari bushya mu matwi yawe kuko ntabwo bukunze kugaragara ahantu henshi cyane, gusa nabwo ni ubworozi bwiza cyane. Impamvu zibyara abana hagati ya 6 n'9 kandi bose bakaba babasha gukura. Ndizera neza ko nabwo ni ubundi bworozi umuntu utavuga ko ari bubi. Ikindi zipima ibiro hagati ya 4 n'ibiro 5. Urumva nabwo ni ubworozi buri mwayene kandi bwaba bwiza cyane ku muntu wabworora. Kundi uburyo zigaragara zigiye gusa nk'amabara y'umuhondo, ibyo bikazigira n'impamvu ziba zimeze neza ku buryo ubona ko zisa neza. Ndizera nabwo ko ubu bworozi nabwo ugize ikintu ubumenyaho. Ku mwanya ukurikira hari ubwoko bwitwa Black Diamond. Nabwo ntabwo bumenyerewe cyane, gusa nabwo ni ubworozi bwiza cyane. Ibi biganiro tuba twakoze kugira ngo weho uhitemo nk'umworozi w'inkwavu. Ndizera neza ko numara guhitamo cyangwa se ukareba ukiga ibiganiro byose bimeze bizaguha umurongo wagenderaho kugira ngo wihitiremo ubworozi bwawe. Wibuke gukanda subscribe ndetse na like kuri iyi video. Ubu bworozi bwa Black Diamond bubyara abana hagati ya 5 n'8. Urumva ko nabwo buri mwayene rupima ibiro hagati ya 4 na 5. Urumva ko nabwo ntabwo ari ubworozi wavuga ko ari bubi, ni ubworozi bwiza cyane. Bugaragara mu mabara y'umweru hose n'amaso agiye gusa n'umukara. Urumva ko nabwo ni ubworozi buba bunasa neza cyane, ni bwiza cyane. Ku mwanya navuga ko ari nawo wa nyuma tugiye gusorezaho ikiganiro kugira ngo kitaba kirekire, kugira ngo nibyo ubashije no gutoranya neza. Reka dusoreze kuri ubworozi bwitwa Palomino. Ubworozi bita Palomino ntabwo nabwo bumenyerewe cyane kuko ntabwo bukunze kugaragara henshi, ariko haba ibihugu bimwe na bimwe bikunze kuzigira. Ariko umwihariko wabyo ni uko rubyara abana benshi cyane, ni hagati ya 6 n'10. Urumva ko nabwo ni ubworozi bumeze neza. Rupima ibiro hagati ya 4 na 5. Urumva ko nabwo ni ubworozi utakita ko ari bubi kuko nabwo buri muri mwayene. Ni ubworozi nyine nawe wakorora ukumva ko ari bwiza cyane kuko nizere ko noneho mu bintu byose nabuze utitiranyije. Izi nkwavu zose ubu bwoko bwose nagiye mvuga bwa bworozi twita bwa kijyambere bwose, ni nayo mpamvu ariko mba narobanuye mvuga nti reka mbahere. Ubworozi bwitwa Palomino nabwo aba ari umweru cyane, umweru ukeye cyane, rufite amaso agiye gusa n'umukara. Rugiye kubitwara nguru rwa Black Diamond ariko ntabwo bisa kuko runo rwa Palomino go ni umweru cyane. Ndizera neza ko usobanukiwe. Dushaka twarekera aha ngaha kugira ngo bigufashe kuba wamenya icyo ugomba kwitaho muri kano kanya kugira ngo
ubone amahitamo yawe akunogeye.